hari umuturanyi we wari inshuti ye ari hafi, ndamuhamagara ntihari umwana njye ngwino urebe, arasinziriye kandi yanze kubyuka, hari ikibazo yagize. Araza, icyambere yafashe aha arareba, arangije ngewe icyo gihe pe sinariho, nta nubwo numvaga nataye ubwenge. Arasohoka arambwira ati mami ndaje. Niho numvise ikintu ndavuga ko Mana ibyo ntekereza nibyo. Ndangije muhagarara iruhande, kumva arimo arahamagara 911. Ndahagarara ndavuga Mana ndagusabye niba ibintu bibaye mpabyakire. Iyo se yabonaga se yagiye yazaga yirukanka akaza mu cyumba, akaza mu cyumba cyanjye akikubita ku buriri kandi ari umusore byakaba ese yagaruka, hari ukuntu se yibagirwaga n'ikintu yaza agasimbuka akagwa ndatisha nta soni kujya mu buriri bwa mama. Yari umwana mwiza pe, yari umwana mwiza kandi yakundaga Imana. Yakundaga Imana, impamvu mubwira gutya ibyo yakoraga byose ntibagirwaga Imana. Mukumbura ko yaradusetsaga, ntabwo twagiraga irungu mu rugo. Kari akantu gato k'amagara mato ariko karasetsaga. Yabaga aje nk'aha mu nzu mwese mugaturika mugaseka, ntiyaburaga ikintu akora. Iyo ntaza kugira umuntu umfasha nk'umutware wanjye, yaramfashije mu byose. Hari aho we nawe byamubabazaga nyine, ariko kubera ko agira ngo ankomeze, we ugasa nk'aho we atabyumva, ariko nabonaga ko nawe bimubabaje. Ni Shepherd to Shepherd igarutse, twongeye kubakira. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri byose. Ni Aharete nk'ibisanzwe, turabakiriye mu kiganiro cy'uyu munsi. Twabazaniye umutumirwa nk'ibisanzwe. Objectif y'iki kiganiro nta yindi, ni ukumererwa neza mu mubiri, mu mwuka no mu marangamutima, kuko ibyo byose biratugize. Amarangamutima yacu ajya akomereka rimwe na rimwe, agahungabana, agahura n'ibintu bitandukanye, kandi dukijijwe, dufite Imana, tuyikunda nayo dukunda, mu mubiri bigenda nta kibazo dufite, ariko tukagendana amarangamutima yapfuye, yarwaye, yamenetse kubera ibintu bitandukanye. Amarangamutima yacu akomeretswa n'ibintu bitandukanye. Ibyo tuvuga tuba tubizi, tuba twarabinyuzemo, tuba tuzi n'abari kubinyuramo. Rero uyu munsi twabatumiriye umubyeyi udasanzwe, umubyeyi w'intwari, umubyeyi wanesheje ikintu kitari cyoroshye kunesha, ariko Imana yakoze ibikomeye muri we. Rero nibyo yaje kutuganiriza uyu munsi. Karibu mama, ndakwakiriye muri Shepherd to Shepherd. Murakoze cyane kunyakira. Amen. Ntabwo byoroshye kubivuga, ariko imbere y'Imana irabishoboreza. Bibabwire abanyuze muri ibyo nanjye nanyuzemo, ndizera ko Imana izakora ibikomeye, ikabaruhura umutima, kuko biraruhura. Iyo wakiriye Imana ukahiye ikibazo wagize, usa nk'uwambuye umwenda ukawuta hariya, ukumva uraruhutse mu mutima, ukumva ufite ibyishimo. Rero ndagushimira pe ko washoboye kumingezaho. Nitwa Madamu Twagira Zariasi, amazina yanjye ni Mary Kayitesi. Turakwakiriye. Tugiye kuvuga ku buzima bw'umuhungu wawe. Ubuzima bwe rero, yari imfura yawe harya? Yari imfura yanjye. Yari afite imyaka ingahe? Yapfuye afite imyaka 25. 25. Mama yarageze ahantu heza cyane, haryoshye pe. Yari umwana ki? Yari umwana mwiza. Yari umwana mwiza kandi mu mashuri pe yakoraga neza. Yari umuhanga. Yari umwana usetsa, yari umwana udushimisha mu rugo. Ukuntu yajyaga ababyinira. Yaratubyiniraga cyane, akamenya guserereza bashiki be cyane. N'ubu nibyo bamwibukiraho cyane, umutoya n'ubu ntabwo arafunguka nawe, buryo n'ubu amwandikira. Naramubujije, ariko nsaba Imana ko bizashira.
yari umwana mwiza pe, yari umwana nk'abandi nyine kubagana, yakoze nk'ibyo abandi bana bakora. Ikindi yarankundaga pe n'umuryango wose, ariko se ngiye nyine na se, ndibuka se agenda ko niwamo yaramubwiye ati yari yimutse, yari amaze amezi nk'atatu yimutse. Se aramubwira ati ariko Adamu ko wadusetsaga aha mu nzu wagarutse watubabara, undi ati reka gende ubuzima bwe haza ariko nzagaruka rwose mbanye. Yari umwana mwiza pe. Ni iki kintu umwibukiraho iyo umwibutse turi kugaseka yari fani, kumva uramukumbuye? Mukumbura ko yaradusetsaga. Ntabwo twagiraga irungu mu rugo, kari akantu gato k'amagara mato ariko karasetsaga. yabaga aje nk'aha mu nzu mwese mugaturika mugaseka, ntiyaburaga ikintu akora. Ikindi mwibukiraho ntabwo icyo cyo kirambya mbakingeza. Iyo se yabonaga se yagiye yazaga yirukanka akaza mu cyumba, akaza mu cyumba cyanjye akikubita ku buriri kandi ari umusore byakaba. Ese yagaruka hari ukuntu se yibagirwaga n'ikintu yaza agasimbuka akaguhari ndatisha nta soni kujya mu buriri bwa mama wawe. Yari umwana mwiza pe, yari umwana mwiza kandi yakundaga Imana. Yakundaga Imana, impamvu mubwira gutya ibyo yakoraga byose ntibagirwaga Imana. Ndibuka twasengeraga muri Zayoni, noneho rimwe aratubwira ariko yari inyanda kurya, aravuga ati Zayoni baratinda cyane kandi inzara iba yandiye, wambabariye nkahindura itorero. Abwira se ati rwose icyo ushaka gikuru ni uko ukajya gusenga Imana. Yasengera kuri Hope City kuri 23. Baranamuzi, yagendaga muri caci ya mbere yindi y'abakecuru. Niyo sino yagwaga yanaramutwaraga mu dropping twagize tukajya twebwe Zayoni. Yari umuhungu mwiza pe. Icyo nzi yari umwana mwiza kuva mu buto bwe kugeza aho namurekeye. Ariko iyo myaka mwabanye warayinjoye, mwagiranye ibihe byiza, mwaratembereye na papa we. Papa we mbese we kintu yamwifuzagaho, yari azi ko azamubwirizabutumwa, ariko byarahindutse ko nibyo yashakaga na mbere, ariko ntibyashobotse, yiciriye mu nzira ze. Icyangombwa ni uko yakundaga Imana. Icyo ni icyo nzi, yakundaga Imana mu byo yakoraga byose, yakundaga Imana. Aza kugira atya rero ati ndashaka kwimuka. Aza kugira atya arimuka, nabwo nabaye umusore ndashaka kwibana. Nabwo twarabipfuye pe, ndavuga ndakwinginze mbabarira. Ariko mama, rero imyaka ngezemo ngiye kugera imyaka 25, reka ndebe ubuzima ko bumeze hanze, kandi igihe nigera nzajya nza. Aragenda turamwemerera. Ndibuka ko njye na se twabyanze pe, ariko turangije turavuga nta kundi, ubwo abishaka reka agenda reba ubuzima hanze. Aragenda, ntabwo yari kure yacu. Yapfuye hamaze amezi 3. Yaratinda. Biza kugenda gute? Ubwo ariyo byari amahoro? In fact byari amahoro kubera ko najyaga kenshi naratekaga nkamushyira firigo ntayuzuza, ko yakundaga ibiryo natetse, yakundaga ibishyimbo cyane, nkamutekera nkabishyirayo. Mbese najyaga buri teka ko nari mfite igifunguzo, ubundi nkagenda. Yari afite inshuti, cyonzi cyo kubera urukundo yagiraga, yari afite inshuti pe. Yagize inshuti twe tutigeze twaramutanze ino, ariko b'abana bose biganye aho bamenya ko yaje bose barazaga. Inshuti nziza, ariko harimo n'imbi. Sinakubeshya, harimo n'abatari beza ntishimiraga, nkamubwira, ariko akambwira ati mama ntugire ikibazo, ndakuze, aho ngeze nta muntu wanshuka kereka njye ubishaka. Yaraje ariga, aratsinda, abona akazi mu IBM, bamuha contract yo kujya kwa dating amarwariro mu mahospital. Yari afite group, kari keza pe, ko yakoze ibintu bya computer technician, nibyo yakoraga. Ariko ndibuka anagenda
IBM bashatse kumuha umwanya w'umushinwa wari ugiye mu Bushinwa, baratelefona, icyo kintu sinzakibagirwa kuko umukuru wabo yari atazi ko yagiye, ariko ba colleague bari babizi. Arantelefona ati turamukeneye. Amezi icyo hari byinshi byankomerekeje afite, ariko kubera ko nyine Imana yari yaranyomoye, nubwo nakomerekaga nkababara, ariko numvaga mfite umunezero pe, ntabwo nabitindagaho ko nzi Yesu wanjye icyo yankozeho. Naho ubundi nkomereza bihoraho, ariko kubera iyo Mana yaramfashaga nkihangana, nkabyakira, nkabasubiza neza, yego kakazamo nkababara. Ariko byagenze gute mama? Tubwire byagenze gute? Umwana wanjye fact yari inshuti, nta nubwo yari ngo umwana, yari inshuti. Natinze gatoya, mbese nsubira inyuma, twaje mbere ye hasigara inyuma. Ubwo no kuza muri Canada? Aza muri Canada ye, mbese yamara nk'imyaka 6. Yambwiye byose byari ku mutima we, byo iyo myaka 6 tutavuga. Yarabonye inshuti kandi yarabohotse mu marira menshi, mu bibazo byinshi yaciyemo. Arambwira ati ubu ndumva nduhutse. Kandi ikindi nashaka kubabwira, yari umukristo. Muri ibyo byose yanyuzemo by'ubutinejya by'iki, yakundaga Imana. Yakijijwe ari umwana muto pe, yabatizwa ari umwana muto, yarazi ijambo ry'Imana kuko cyane papa we ni wa muntu abana be niba ari inka yabahaye ijambo ry'Imana foundation, bose babigira gutenzi ko banditswe mu gitabo gitagatifu. Yaracyanditswemo kandi anageze naha, ni ukuri yarakomeye, arayikunda, akajya agenda mu ntege ze nke, tukaganira. Hari ibibazo yajyaga ambaza byinshi ataragenda, tukicara akandeba, akajya arambwira ati ariko mama, ati siko nzagenda mbere yawe. Nkamufata nkavuga ntibyo umbwira ntabwo ari byo, uravuga iki? Agaseka, yakunda kwisekera. Yari umuntu ugira umutima mwiza pe, nubwo atavugaga ariko yagira umutima mwiza. Mbese ni birebire kuko ibye byose sinshobora kubivugira ahangaha, ariko yarabimbwiye. Ajya kugenda yaranyiyeretse, ahubwo yarabimbwiraga sinabimenyaga. Twese na bakuru be yarabwiye, n'abarumuna be, ku buryo yajyaga yabwiye mushiki we, ndabyibuka byari itariki, byari kuwa 6, arambwira ati ariko Angela waje tukajya nkabatwara muri movie. Undi arambwira ati ayadi, icyo gihe yararirimbaga muri Zion, ari muri kwaya, atoya yagiye kuririmbira Imana. Undi ati ariko uziko nzagutanga mu ijuru. Undi ati wowe utajya ujya no kuririmba. Undi ati ariko nzagutanga. Birashira, abwira murumuna the same day, aramubwira ati waje. Umwana yakoraga ikizame cy'umwaka wa 12. Ambwira ati tugiye baragenda kutwibutsa ibyo gukora, ntabwo bishoboye kuboneka. Ariko mwese muranyangira, ariko ati ntacyo. Birashira, ndibuka ko byari kuwa 6, nari ku kazi. Arambwira ati rero mama, ati uyu munsi ndaza gusleeping over kabisa, ngomba kuza kurara iwawe. Ndaza kurara mu rugo. Noneho ndamubwira nti karibu kabisa, nari ku kazi. Hanyuma arangije ntiyaza, aranyandikira ati ndumva ndushye sinzaza, nzaza ejo. Ntacyo. Ku cyumweru arantelefona ati noneho ndaza. Ndategera no mu rugo kare saa 9, ndategereza ntiyaza. Nijoro bwira abana ariko ko Adamu yataje ni ibiki. Ati ubwo mama ararushye, mwihorere. Iryo joro in fact nako mu gitondo bukeye, kuko hagiye ku wa mbere, buri gitondo yarambwiraga ati mama waramutse, ugira umunsi mwiza. Buri munsi, umunsi ntiyabikora, ariko ndabwa ntacyo, ubwo yenda yaraza kubimbwira ntiyabimbwira. Ariko nkumva umutima, nkumva pe ntabwo numva ameze neza mu mubiri. Ariko wumve yari yarampaye urufunguzo rw'inzu, yarafunguje konti ashyiraho ibintu byose, yari yarabikoze. Noneho umunsi njyayo
mfite ndavuga ariko reka mbanze nce yabaga Southgate reka nceyo ndebe uyu mwana kuki atana telefone. Nakinguye urugi mbese mbona tage kuko yakoraga kuri University Hospital. Mbona iraho ntabwo madamu ni ibiki kutabyo. Ngezaho mbona arasa nk'usinziriye ndamukora nanyeganyega ariko ndamureba gutya mbona arasa nk'usinziriye ko yararyamishije urubavu. Ndavuga ariko se wa mwana we kutabyuka ndamukomakoma. Numva mu kanya numva sinzi ukuntu mbaye kuko naramufashe mbonye atagize numva ubwoba bwinshi cyane bwinshi ariko noneho ndamufata nkumva aho yaryamye yarashyushye ariko ndebye ku birenge mbona birasukundi numva ntabyakiriye noneho nataye ubwenge ho gatoya ndangije ndahagarara ndavuga mbere ndirukanka ariko ndasohoka hari umuturanyi we wari inshuti ye ari hafi ndamuhamagara ntihari umwana njye ngwino urebe arasinzire kandi yanze kubyuka hari ikibazo yagize. Araza icyambere yafashe aha arareba arangije ngewe icyo gihe pesi nariho nta nubwo numvaga nataye ubwenge. Arasohoka arambwira ati mami ndaje. Niho numvise ikintu ndavuga ko mana ibyo ntekereza nibyo. Ndangije muhagarara iruhande kumva arimo arahamagara 911. Ndahagarara ndavuga mana ndagusabye niba ibintu bibaye mpambyakire kuko nararebaga ibirenge byirabuye niba yagiye ndagusaba mpambyakire. Numvise ikintu kimvuyeho hano hasi numva umutima ndishimye numva mfite imbaraga kuko ntabwo yari yambaye agakabutura. Ndamwambika ndamusokoza ndamuryamisha neza. 911 uwo mugabo baraje baba nabo ninjiza ukuntu baza birukanka n'abasirikare haje mu modoka menshi ariko nari nkomeye nta nubwo uretse ko icyo nibuka mbere navugije induru niruka njya gushaka uriya mugabo ariko kuva ubwo narakanye pe amagara abana baraza. Nibyo mvuga Imana tusenga irakomeye. Igitondo ubimenya yashatse kuza mu rugo kwa gatandatu ntiyaza, ku cyumweru nabwo ntiyaza. Noneho ngewe kubera ko numvaga impamvu atanambwiye ngo waramutse n'iki nubwo hari impamvu kandi twavunaga buri gitondo yasezera ngo yanagaruka akansuhuza njyayo ko nafite igifunguzo. Ngiye nibwo nasangaga byarangiye ntabwo uzi icyabaye muri make baratubwiye ngo ni hatatahe kandi ari wenyine mu nzu. Icyo gihe kandi hari inshuti ye bari kubana ariko yagombaga contract y'inzu yari kurangira akaza bakabana ntibyashobotse. Mwarayimuvuganye ibintu byose ari amahoro, byose byari amahoro, nta mutwe yatatse, nta mutwe ariko yari umuntu uceceka. Niyo yarwaraga ntiyabivugaga. So barakoraga cyane pe. Ubundi ni inyanda mu kurya ko naragiye nsanga na firigo iruzuye katabiriye. Mbese buri gihe cy'Imana njye hari ikintu natekereje navuga burya umunsi we wageze w'Imana hari ikintu iba imukingira wenda cyari kuba nyuma kibi yavuga reka twarahari. Njye niko nabitekereje ndavuga Mana sinzi Imana yacu. Na pasitazi yagiye kwa gatandatu ageraho ku cyumweru agaruka ahera ko agaruka yagarutse rwose baje kumwakira bamubwira ko wa mbere yaraye ahageze ku cyumweru ahera ko agaruka. Nawe ntabwo byamworoheye cyane byari bikomeye. Uyu munsi hari umumama turi kubwira uri ahantu uri gukurikira iki kiganiro ababaye, yatakaje ibyiringiro, yaribuze,
yumva atazi niba n'ejo hazongera kubaho, yumva atazi niba azongera no guseka, yumva atazi niba azongera no kuvuga, ntiyanabivuga nk'ukuri kubivuga, wowe urimo urabivuga urakomeye urashikamye. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo ntitubabare nk'abatagira ibyiringiro. Kubabara ni ngombwa, Bibiliya irabyemera, ariko kubabara nk'abatagira ibyiringiro nicyo kibi. Wowe warahanesheje abantu, wabifashijwemo n'iki mama? Gupfusha umwana ntabwo ari ikintu cyoroshye. Gupfusha umwana kandi ugapfusha imfura yawe witwitiye, wibyariye, ntabwo byoroshye. In fact si ububasha bwanjye, sinavuga ngo ni ububasha bwanjye, kuko nanjye ari njye nkibibona ubwa mbere ntarasaba Imana nataye ubwenge isi sinzi ikintu abaye, ariko byabaye mu segonda make numva umuntu atekereje mbere, atekereje Imana, navuze Imana ni we nanjye ndagusaba ngo umpe mbyakire ibyo ndeba, kandi kuko yarabimpaye. Naho ubundi nkubwire abo bose byabayeho nk'uko byambayeho, nta wundi wagukiza ako kababaro, kuko gupfusha umwana bigukora ahantu utashobora gusobanura. Rero ikintu wakora, witabaza Yesu, ukatabaza Imana yawe ikaguha kubyakira, kandi pe iyo ubyakiriye n'umutima wawe wose urabibona. Umunezero ngira si ukuvuga ngo ni uko oya, nta wundi wabimpaye ni Yesu, ni Imana yabimpaye, kuko numvise hari ukuntu sinshaka gusobanura ukuntu nabyumvise, numvise ukumva umunezero kandi harimo n'umubabaro, ukumva urakomeye, ibintu byose ntuzi ukuntu burya abantu bazaga baje nyine kutabara, narababonaga neza n'iki, yego nkababara, ariko ntabwo nari mfite imbaraga, ni imbaraga z'Imana. Umuntu wese wahuye n'ikibazo ajye yitabaza Yesu, nta wundi waguha imbaraga, nta bantu. Hari n'umuntu ukubwira ati Pole ntaho ikora, kuko hari ahantu itashobora kugera, ariko Yesu cyane cyane. Ikindi hari umuntu wampamagaye, byose nabigusobanuyeho, wowe nageze aho ndavuga nti Imana ntinsabye imbabazi, we yarambwiye ntanzi yantumyeho, arambwira ati numvise ibyabaye ariko ndashaka gukomeza. Ntamuzi, aba Toronto muri Ontario, arambwira ati numvise ibyabaye ndashaka gukomeza. Impamvu nshaka gukomeza ni uko Yesu ni umwami kandi aracyari ku ngoma, kandi ati njyewe napfushije babiri umunsi umwe bakurikirana abasore. Rero noneho abimbwiye ndavuga ni ukuri, numvise atari njyenyine, kandi rero reka nkubwire ntabwo bizahora, ahubwo niko tutabimenyera, umuntu wese iyo yabitekerezaga bizahoraho buri teka, kandi urupfu ruhoraho, ahubwo ntitubimenyera, kandi kuko kubimenyera biragoye, ariko iyo tuzi Yesu ni ukuri, nushaka ibindi byose wabireka ukajya uvuga uti Imana, kuko bizaduhora, tuzahora tubibona. Nta kindi rero cyankomeje. Abantu bakubaye hafi cyane, abo hanze baratelefonnye, hari umugore uri Norvège, wowe rwose yaranyishe, yarambwiye ati reka nkubwire, ati wowe uravuga ati njyewe, ati hari aho nageze njya ku gasozi ndagenda, ati ariko ndibuka ndavuga nti Imana, ariko ndajya ku gasozi ko mfite abandi ngomba kureberera, ati narapfukamye nsaba imbabazi Imana irambohora, subira ku murongo, ndarera abana banjye, kuko nzi ko hari n'abandi babyaye n'umwe badafite n'ibyo n'abandi bari muri iyo situation, iyo situation ndetse. Ariko ndakubwira nabo bajye begera Yesu, Yesu aromora, Yesu arakiza, Yesu ni byose, nta kindi cyagufasha, kuko hari igihe itariki zigera mu kwezi kwa mbere, itariki 20 ndi nyenyine, amarira ntabura, hariho ikintu kimwe nakoze, niba ari byiza kukivugira muri nta kibazo,
yari afite imyenda myinshi, hari n'ibyo yaguze byariho amataga. Abashuti be bose baraza, byose baravuga kugira ngo tumwibuke n'ubwo yadukoreye, n'ubwo yari muto kuri twe, turabitwara nubwo bitazadukwira tuzabimanika tubihange. Hari abana bishutse n'ubu bantelefone, amasuveniri byose barabitwara. Nasigaza ikintu kimwe, hari jaketi ye ya leta n'ubu nanze mbese narayirekuye after, ariko mbere byari byarananiye kuko niyo ya mbere namuguriye yinjira mu gihugu, kuko narayumvaga nkabibona, kugeza igihe bambwiye bati ibi ntabwo ari byo, ibyo ndabireka, namwe ntimuzabigire, niba mubifite muzajye mubishyira hirya cyangwa mubitange. Ni ikintu kandi ko Imana yabinkijije, navuye Imana sinshaka kuntuza, ndabiretse ndayitanga. Hari n'abantu barara n'udufoto bakabika ku musego, bazabireke kuko biraboha cyane. Niho nasaba imbabazi Imana. Hari n'abandika amaretre, umukobwa wanjye arabikora, ati meze gutya naramutse uku ndagukumbuye. Ibyo nibaza ko bitatuma agahinda gashira, ntabwo kaguma ari kabisi. Kuko uko najyaga mu cyumba narayibonaga, nari nashyize hagati mu myenda ku buryo n'umutware atayibonaga, kuko we nicyo kintu cya mbere. Niba ari umuntu wankomeje, niwe yarankomeje ku buryo yambwiraga ati ariko uzi ko hari ikindi kibi cyane na kuba wenda akamugara ugasanga urababara kurenza, ariko Imana yamukunze yamuduhaye, yashimye kumutwara. Rero turakwinginze, ku buryo sinzi ibyo kurota, ntabwo nkunda kubigenderamo cyane, ariko byose naramurose pe. Iminsi 3 ishize twamushyinguye, ndamubona pe aransekera yambaye umwenda wera, ndandira n'amarira menshi muri izo nzozi. Ndanabyuka aza arambwira ati niki, ndabimubwira ati se ntureba akwiyeretse ari ahantu heza, akweretse ko ari heza. rero shyira umutima hamwe. Imana yagiye utumenyetso twinshi two kuguhumuriza, two kukubwira ngo ntubure ibyiringiro, ari heza. Icyo kintu nacyo gishobora guhungabanya umuntu mama, umuntu akaguma yicara yibaza ngo se umwana wanjye yagiye hehe, ko yari afite utu tugeso, ko yitwaraga gutya, ko yari ameze gutya. Icyo kintu nacyo kikamubuza amahoro, especially ari umuntu wari ukijijwe. Ariko buriya niyo waba udakijijwe nta muntu wifuza ko umwana we ajya ahantu habi, cyangwa umuntu we ajya ahantu habi. Ariko niyo ubonye n'ako kanzozi ako wise ko ari gatoya, nako karahumuriza. Buriya Imana nayo ibivuganye nawe, bikweretse ko ari heza, bikakongerera imbaraga. Karamfashije kandi n'umutwaro arabimfashamo, tugasenga. arangije ubu ntushobora kwiyumvisha, nta kababaro, nihaye umutuzo. Niyo mwibutse numva mfite amahoro, nzi ko ari aheza, nzi ko umunsi umwe tuzamubona, numva rwose nta gahinda. Rero umuntu wese ni ukuri kuri iki kiganiro, Imana yo mu ijuru yonyine zamuhe abohoke, ashake Yesu, ari nta wundi uzamukiza. Byagiye biza buhoro buhoro, cyangwa ni ikintu wumvise denku ukumva urakize cyangwa urabohotse, cyangwa ni ibintu byagiye bifata umwanya buhoro buhoro? Iyo process wayiciyemo? Iyo process icya mbere cyaje numvise merewe neza, ariko it's process, ku buryo buri munsi nahoraga uko numvaga agahinda nasabaga Imana, ku buryo niyo nabaga ntwaye imodoka narahagararaga ngasenga, ngasenga Imana nkavuga wa Mana we, ndakwinginze umpa amahoro, ku buryo nanze no kureka akazi, ko ku kazi bari bampaye amezi 2 ndabugoya, aho kugira ngo nicare mu rugo nkomeze nitekerezeho, reka njye ku kazi nkore, kandi Imana yanjye izabimfasha. Kandi yaramfashije. Niyo nabitekerezaga narapakingaga, ngasenga Imana ntabara. Byatwaye nk'amezi 6, 6 months nari maze gukira bya bindi. Uzi ko hari igihe navugaga ngiyeyo, nkafata inzira nkuva no kazi ngashaka, ariko ukajya aho mwamushyinguye, nkicara
kahakora agasuku, nkakora ibi byose, nkanasenga, nkaganira, ariko ndavuga no, ibi ntabwo ari byo, bizahora binkomeretsa nkakamba wambabariye, ni none byarashize nahasura nk'ibisanzwe, nkagenda ariko ntagiye kurira. Kurira ntabwo ari ububwa, kurira ntabwo ari ugutsindwa, kurira nyine ni hantu umuntu aba yaratinze, ni hantu umuntu aba yarabanye n'umuntu, ni bya byishimo, ni bya bitwenge, ni kwa kukubyinira, ni kwa kuza mu gitanda cyawe, ni twa tuntu ukumbura twafashe ubuzima bwawe igihe kirekire, noneho kutureka rero hari ikintu kimeze nka emptiness kiba gihari, ntabwo byabura kumukumbura no kumwibuka. Ntibyabura, kurira byo biraruhura n'umutwe. Kibi ni ukurira nk'udafite ibyiringiro, ariko kurira ni ngombwa rwose, ni normal. Hari akandi kantu mama, abantu bagize ibi byago, ibi tuba tuvuga natwe tuba twarabiciyemo, ntabwo ari ibintu byoroha, ubasha kubitsinda mu mezi 6 aba ari intwari, kuko hari abamara imyaka n'imyaka. Hari n'ababa batarabohoka kuvuga ubuhamya, akumva ntawe uvuga ari buhumagire, avuze induru yirukanke, simbizi, akumva ntabwo yabishobora, nta nubwo yabikozwa kubivugaho, ariko burya no kubivuga biraruhura. Hari abamama, hari ababyeyi, reka mvuge muri rusange, abamama nibo bajya bakorwaho cyane, ariko buriya n'abapapa baba bagize ibyago, ahita yibagirwa abandi bantu ko yabyaye n'abandi, akumva yewe n'umukozi akumva yamwirukankana, akavuga ati nta mahoro, nabuze umwana wanjye. Uwo mumama we wamufasha iki? Icyo nabagira inama, ibyo bazajye ntibakanabikore. Hari umwana nakurikije w'umusirikare wamfashe amaboko ubwo bagiye kumukura mu nzu, mbese numva nshaka kujyayo, afata gutya, ubwo ni umupolisi bari baje gutya adufasha, mbese arambwira ati, nkomeza mvuga Yesu, mbese yabumvaga ntakamba Imana, arambwira ati mama, ureba ufite mwereka Anita, ufite Angela, aba nabura bafite, babara ugire urashaka kugenda se ufite aba, numva nabwo binkiza ahandi hantu, yarankomeje. Ubwo rero reka nkubwire babyeyi, ni ukuri umuntu ufite icyo kintu ntashaka kireke, kuko hari abandi basigaye, hari utabafite, hari utamufite, ayafite umwe, nawe akamubura. Rero mujye kuko nabo n'abana byibura Imana nabo bakeneye keya, bakeneye guseka kwawe, bakeneye, ntibashaka kubabara, kuko iyo ubabara uba stress, ni nkaho kuba stress, nabo bageraho bagatangira kubabara, mbese kukwanga, kubareka mama nta wundi yakundaga, ariko nukuri uzabisengere, usenge Imana ikigukureho. Hanyuma uyu mwana we wishwe n'agahinda, yabuze umuvandimwe, turi kuvuga ku mubyeyi, ariko buriya nabo baba babuze umuvandimwe, yabuze ukuntu yifata, ntazi n'icyo yabwira ababyeyi, kubera agahinda kari too much. Buriya ni nabo babara cyane, kuko nibo babana nabo cyane. Twebwe ababyeyi buriya hari ukuntu tutabana nabo nk'uko bo babana hagati yabo, abavandimwe n'abavandimwe. Uyu mwana we umuntu yamufasha iki buriya? Wagiye wowe ukurikije abawe, urebeye muri sanse yawe, wagiye umenya ubyitwaramo gute? Nkurikije abanjye, nk'umutoya byaramukomerekeje kuko ntavuga, nta no kurira yarize nyuma y'abandi, ya mukuru we imbere ararira, ariko bya bindi amara nk'amasaha, yanze kubyakira vuba. Ariko umukuru niwe nshaka kuvugaho cyane, kuko yamenye Yesu, yarazi Imana, yarabyakiriye. Ntabwo byaramukomerekeje, kuko niyabyibutse nawe hari igihe twajyanagayo akarira, akajya akavuga ati mama nkumbura umusaza wanjye, ndamukumbura, ariko kubera Imana, azi Imana, byaramufashije. Ntabwo rwose byatwaye igihe. Utavuga se ubwo umenya utavuga rero nka Anita yagize igikomere, ariko aririye, naramufashe turaganira, kuri ndamufasha, ko yararize, natwe twese turatinya, ko ntiyigeze arira, yari yarakomeye, yarananze no gusubirayo kureba, ko natwe aramwinginga ngo aze byibura, ndamufata ndamubwira no Anita ntari in a better place, ari ahantu heza. Arambwira ati mama,
ati kubera iki ndamubwira nti rero ntugakwestioninga Imana kubera ko kubaza Imana niyo yaduhaye kandi niyo yisubije buri muntu wese azagenda igihe cye cyari kigeze atangira kubyumva ariko ikintu yakoze ko ndibuka ba bantu baza ngo kansoringa kubwira njye narabanze navuze ntifite Yesu bashatse kubikora ku mwana aravuga ati no ahubwo njye nzajya nandika yego bisohora ibindi arandika ubu sinzi niba yarabiretse ariko yari afite ahantu yapayirize ko najyaga nkareba nanjye bikantera ubwoba ndangije ubu nta kikora nkasenga bigashira ariko twanze ba bantu nyine bahora badusubiza inyuma batubwira ngo ibi n'ibi ariko k'uwo mwana nashake Yesu asabe Yesu kandi na mama we niba akomeye akomeza uwo mwana kuko ni twebwe tubakomeza kuko ndibuka Angela yarakomerekaga akaza yamwibutse wenda yabonye nk'akantu ntuza batekade yaza kureba ibintu yamwandikiye agatangira akarira nkongera nkamusubizamo imbaraga twese nanjye narariraga ko namufashaga ariko kuko nzi ko ari ahantu heza bose nkabaha ubuteka nkamubwira ari ahantu heza tuzamubona mbese dukomera gutyo twese kuko azi burya abagabo birakomeye we araceceka ariko nawe byaramumenaguye cyane ariko nyine kuko azi ukuntu yabyitwaragamo mbese ahubwo asanga ari twakomeza agahora atubwira yasenga akatubwira uko dukora ku buryo niyo yasengaga wasangaga mu rugo avuga ati purize amarira ntagabanuke buri munsi ndamwibuka niyo mvuze hari ukuntu numve sorry mama sorry ntacyo birashira ndabimenyereye ariko nta mwaka batanga ariko icyo nzi cyo uba ufite umunezero kuza hari ahantu heza ari heza nta myaka uhora umwibuka buri munsi ariko icyiza ni uko ukomera ukagira umunezero ukamenya aho ari kandi ugahora ushima njye ni ukuri nashimye Imana kuko naravuze Imana wenda iyo hataba iki haba hari ikindi kibi ugasanga ari mu bitaro ndarwaza buri munsi nabwo ni ubukomere bubi ariko amuterenye ubu nararuhutse meze neza n'uwo mubyeyi umeze gutyo uyu munsi foshwa niba yarakiriye Imana umwami n'umukiza we akayizera azayisabe bazapfukame basenga Imana izabatsindishiriza ntabwo kurira ari bibi umuntu aba yarabuze uwe umwana ufitiye ukamubyara ukamugeza ahantu ukamwimura ukamujyana muri apartment ntabwo ubwo buzima bwibagirana mu munsi umwe niyo mpanyuze ndabyibuka ko ndahazi ni njyewe wagiye gushaka n'iyo nzu ni njyewe nayisinyiye amakuru byose iyo mpanyuze buri munsi ndabyibuka ariko ntibimpa ngo nongere mbabare ndagire gute ko ndahabona hari n'igihe bimfata nkajya hariya aho namukize nkavayo ariko ngasenga narangiza nkigarukira ntabwo sinakuha ngo bimara imyaka ingahe oya sinzi ko umuntu yakwibagirwa umuntu we uhora umwibuka buri munsi uretse ko uko umwibuka si kwa kundi ngo urababaye wanze ibiki oya ngo wanze abantu kubwira wamaze kwiyizora iyo depression nicyo kintu in fact n'impamvu nasabye Imana kuko iyo ataba Imana mba naragiye ku gasozi nta kintu barabashe kwikorera ariko nasabye Imana ngo impe byakire kubyakira narabyakiriye kandi byakira pe ndabyakira uretse ko hari bamwe bidashobokera ndizera ko ngira ngo n'ukuntu umuntu nyine akomeza asenga nukomeza ugasenga nta muntu waguhoza nta muntu wagufasha abantu baragerageza ariko kwiheba kuko ikintu namaze ntekereza iyo wihebye hazamo ibintu byinshi urarwara ugira za depression ntacyo ushobora gukora n'abo ufite ntacyo ushobora kubareberera rero kugira ngo ubuzima bukomeze ibi byose ubishyira inyuma
nubwo utamwibagiwe ariko kare ubuzima bugakomeza n'Imana ibigufashijemo kuko nta muntu wundi wabigufasha ngo ni iki ni bene wanyu ni umufasha we ni Yesu wenyine. Imana irangije kugirira neza ituguha umwuzukuru asa nawe nta kintu cyashimishije rero naho iyo bije gutyo na bya bindi wumvaga byari bisigaye bigenda birashira byarashize noneho urukundo ruri kuri bose hasa yego nubwo n'uriya mukunda hari bose ariko byarashize umwuzukuru asa nawe fotokopi cyane uretse ko agenda ahinduka agenda arajya iwawe ariko nta kantu Imana iba yazanye no kuba yarabaye umuhungu agahita aza mu muryango njye mbyita gushumbusha yaradushumbishije. Ikindi nshima Imana n'umutima wanjye wose, nshima Imana umukwe wanjye yarahambereye umukwe wawe cyane, twari kumwe nubwo niwe wabikoraga ibyo byose naho nari niwe n'umufashe afatanya n'abo bantu yaramfashije cyane, yambereye yagiye mu mwanya we nawe nishumbusho nawe cyane. Imana ifite uko yirongera, Imana tuyikomereho, Imana tuyikunde. Iyo nta wundi sinjya amenya ibintu byinshi byo ngo ndasenga ariko amashengesho aba magufi njya nifuza ngo azajya aba maremare, ariko iyo kamwe kanjye karanshimisha nsaba Imana ngo ijye ikakira. Ni ukuri Imana dusenga irahambaye, iratangaje, ikora ibikomeye, abo nyine babyumve nibayisenga bazamera nk'uko nanjye nabaye, ko ntabwo ibintu rwose hari igihe njye navuga nti habaye n'ikindi nakomera ko mba nzi Imana yanjye nsenga uko ikomeye, kandi Imana iraduherega nuko ahubwo tutabyemera, iraduha zikisubiza twese ngo tuzahaca kandi tuzahanyura twese niyo nzira ko nyine tuzarushaho ko tutatsinze. nuko uri gusenga uyibwira uko wiyumva nta hantu yihishe, nta hantu nyinshi Imana yawe ushatse wayibwira urira, ushatse wayibwira useka, ahubwo ndarira cyane, nyibwira n'amarira menshi, nyibwira n'agahinda kenshi kandi kansubiza. Imana nta kintu njya nsaba Imana ngo ireke kukinsubiza, irakimpa nuko ntashobora ariko nzabyiga kugenda ntanga témoignage. Niyo nakubwiye ko ntajya nshobora kujya hariya ngo mpagarare mvuge Imana isubiza. N'ubu urabutanze mama, ubu haye isi yose ofete. Amen. Ubu butanze ku isi yose, muma muri Rwanda, muma muri hano, muma muri Europe, hose urabumuhaye, uramukomeje. Umubwiye ko kurira atari ubu. Kibi ni ukurira nkaho nta byiringiro bihari, kibi ni ukubabara nkaho nta byiringiro, ukibagirwa n'ibindi byose yaguhaye bigahinduka ubusa kubera agahinda. Ariko wowe uyu munsi urakomeye, urahamya cyane pe, ndakomeye pe, nkomeye muri Yesu wanjye. Adamu ari heza, ari heza pe, byo 100% ndabyemera. Hari ikintu njya mbwira abantu ndavuga nti nubwo burya iyo wakiriye agakiza n'umutima wawe bwawe bwose, Imana ikwandika mu gitabo gitagatifu, nubwo waguti Imana ntabwo izakurekura. Si nk'aho wundi uguha ikintu ngo akikwambure. Imana ijya isubiza agakiza. Njya mbwira abantu nti mwakabyaramwe buri muntu wese ajya ayimenya yakire, burya Imana ni umubyeyi uteye ubwoba. Naravuze nubwo hari ibintu byinshi abana bakora bitashobotse, ariko nigarukiye Imana irakwakira. Uri Imana iteye ubwoba, buri muntu wese azajya ayishaka, izajya imubohora. N'abo bamama rwose ndabinginze bakomere aho bari hose, kuko si iby'umwe. Hari igihe unatekereza ukareba, ukajya iwacu yongeye ukareba ukavuga se ubundi njye navuga iki, ukavuga no reka ncike. Abanyarwanda bo ni ibindi n'ahandi za Israel n'ahandi isi yose. Rero kugira ngo umuntu ahora ababaye azane izo depression n'uburwayi, ubu yo nza kuba narabaye mbese
ata umutwe ngomba ndi umurwayi mubi cyane narashaje ntashobora gukora ntashobora kurebera n'abandi bana basigaye ariko Imana yaranshoboresheje kandi nawe izabashoboresha. Mama, hari kapo ihura n'ikigeragezo nk'icyo bagahita bashwana nabi bagatandukana bikaba bibi cyane kubera ko umwana niwe kumva agahinda kundi kakabije hajemo ya depression twavugaga, undi nawe akumva undi yabyoroheje. Ntabwo uri kunyumva kuki utumva ko mbabaye n'umwana wanjye n'ikintu nk'ibi, ntabwo bo wabagiriye inama nabagira no kuri bose no kujya hamwe bakumvikana bakagerageza kuko hariho umwe utabyumva undi akabyumva. Icyo nabagira inama no kujya hamwe bakabyumvana kimwe kuko biravuna iyo umwe atumva undi, cyane mu bantu bashakanye. Yewe nibashaka bazajye bajya hamwe basenga Imana, cyangwa nibabona byanze bajye bashaka abantu babafashe babasengere babyumve kimwe, kuko iyo batabyumvise kimwe niho ubona habamo ibintu byo gutana, ugasanga nubwo baba babana ariko baba batari kumwe kandi ntibaba bangana. Icya cyago cyabaguyeho kirakubita. Nsaba Imana cyane ngo bajye babumvi, kuko nta kuntu wabana n'umuntu uri uvuga undi akavuga Z. Ibi byose bigomba kuba hamwe gahura. Bajye basaba Imana ibafashe bumvikane, cyangwa niba bibananiye bajye bashaka undi muntu wa gatatu hanze abafashe. Icyo nabagira inama ko biragoye ibyo ngibyo, biragoye cyane, biragoye pe, kuko iyo ntaza kugira umuntu ufasha nk'umutware wanjye yaramfashije mu byose hari aho we nawe byamubabazaga nyine, ariko kubera ko agira ngo ankomeze we ugasa nkaho we atabyumva, ariko nabonaga ko nawe bimubabaje, ariko ntabwo twabipfuye ngo kuki atarira cyangwa atameze nkanjye. Oya, ntabwo byakagombye kugusha, ntabwo no. Wenda hari nge icyo ntekereza n'uwo muntu utabyumva ababyumva ariko atameze nk'uwo nyine, kuko ndibaza bashaka ngo abe nka we, ntabwo umuntu yamera kimwe, ntabwo abantu baremye kimwe, nubwo bafata ibintu kimwe. Wenda ashobora gutinda bikamukomeretsa, hanyuma ubu bikamukomeretsa ako kanya ndi we namwihorera, ahubwo nge nkababara nkamwihorera niba atananyumva nkabisengera, niba ari abakristo nkabisengera Imana ikabafasha wenda bikazaba neza. Akandi kantu kanyuma nshaka kubaza, kubiganira mukicara mukamuganiraho ukavuga uti buriya nari nababaye, buriya numvaga bimeze, mukabiganira, cyangwa kubiceceka ukavuga ngo tudakomeretsanya. Niki wahitamo, niki wabonye gufasha? Gifasha no kwicara bakabiganira, bakabivugana openly, ikimubabaje akakibwira mugenzi we ati ngewe mbabajwe n'iki n'undi mbabajwe, kuko yatavuganye nkabyihorera icyo gikomere ntikivaho, kiba kigihari nubwo utabimubwira, ariko kiba gihari. Kubivugana ni ikintu cyiza, niwe muti. Ndashaka kubwira ikintu kera nkiri mutoya narababagaraga, nanjye sinavugaga, nubwo ubu burya gushaka ni byiza, ndavuga pe nkirekura, ariko mbere iyo nababaraga naraceceka, nkaba namara icyumweru ntavuga, ntakuvugisha pe, nkababara pe cyane. Ariko nshaka umuntu utashaka kwemerera ko mwaryaba mutakemuye ikibazo, ngomba kubivuga. Ntabwo aravuga ati ntabwo uryama, ahubwo turicara tukivuga. Nuko nakize n'uwo muntu rero, nawe ntimukaryame mutakirangije, ugomba kukivuga, kuko iyo kivuga wumva uruhutse reka, kuko iyo ucecetse ndagaceceka nuhoro igikomere gihari, wande kikuza kikagera aho ukabona ribaye gaturika mu buryo bibi,
ukaba warwana cyangwa wakora ikindi kidashoboka ariko iyo mubivuze byarambohoye nanjye ibyo rero nubwo we bitamuriza ariko akumve umubwire uvuge byose nanjye ni uko naravugaga nkavuga n'ibya kera n'ibyo atibuka ariko bikambohora akabyumva yarangiza agasaba imbabazi imbabazi ziba hafi cyane cyane none nanjye byarambohoye nanjye ni ukuri iyo nakomerekeje nk'umuntu tubwenda nakoze nk'ikintu nkakubabaza wenda nko ku kazi special bikunze abantu bagomba gukunda ntabwo nshobora gutaha ntakumusabye imbabazi nubwo nzi ko wambabaje icyo cyaranyigishije ku buryo making ashobora kumvikanye nawe nkumva ndaruhutse kuko niyo ababaye nanjye birambabaza uzi kutavugana n'umuntu mwavuganaga birababaza guceceka sabo bantu bajya bicara babiganire bamuvugeho bazana amafoto barebe baseke babigire ibintu byabayeho babyakire bishaka bifata imyaka n'imyaka ariko iyo exercise ibeho kwitoza communication burya ni ikintu cyane cyiza mama turagushimiye cyane ndabashimiye wakoze kuza ntabwo byari byoroshye nta nubwo nabyimagina ariko Imana iguha umugisha ko wabishoboye ndashima Imana twagucugushije gusa n'ibyari biri ahantu nanjye ndishimye pe nibwo bwa mbere kandi mbikoze ariko ndibaza ko nzajya mbikora buri teka byibura mbohora abantu niba bibafashije nawe birakubohora ukumva umutima uraruhutse kandi nakoze cyane ukuri Imana iguha umugisha twese iguha umugisha cyane kandi ukomereye urakomeye Yesu yarakomeje iyo ugeze ku rwego ushobora kubivuga gutyo urakomeye nzi ko hari umumama biri busange mu bwigunge mu marira menshi akavuga ati ntabwo nari ko umuntu yakongera no kubivuga no guseka no kubiganira bizabafashemo nk'uko nanjye yamfashije n'abandi izabafashe turabakomeje rero abagize ibyago ababuze abana babo bahuye n'ibintu bitandukanye Imana ibakomeze Imana niyo yonyine itanga imbaraga nta wundi dufiteho ubuhungiro atari Imana niyo data wa twese wo mu ijoro ikomeze ibane natwe nawe ikomeze ibane nawe mama namwe kandi murakoze